inshuro eshatu kandi turabikora nk'uko Solange abitweretse guhera hasi tuzamuka 1 2 3 twagiye Tradiga kuri TikTok. Yego, tugiye gufata munyihangane ntabwo twabasha kubyica. Impundu zisoza barazitsa kubera ko urimo kurangiza nyine. Oya, no kurangiza na perezida yarabitubwiye ntabwo tugomba kwica ikinyarwanda, sibyo? Yego tuvuze impundu za mbere, iza kabiri ukazivuza kimwe, iza gatatu ukazivuza kimwe, iza nyuma barazitsa. Nyine babikora nk'uko twese twabivuze. Nyine za mbere ni ayi bashyira hejuru, niba wavuga ahi it's fine, bwa kabiri ukabyongera kimwe, ariko bwa gatatu ayi mugashyira akadomo. Isabel, garuka none usitse ari umuntu wavuze ngo twirata imyaka, ari umuntu wavuze ngo twirata imyaka, niko umuco umeze. Ari umuntu wavuze ngo twirata imyaka, ndumva ni mu bakuru hano nagomye kuba mbizi, ariko pe ndimo kwiga. Yego twagiye bibuke ko inshuro ya gatatu kwita n'ukuntu yabibahaye, mureke twihute twe gushyira abantu bari kubibazaho, turaza n'ubundi kumanuka shyira akadomo. Kandi bavuga ayi, bavuga ayi. Mwiteguye? Hello. 1 2 3 aho ni muri contre jour yaho bikunda